ese nawe waba ufite gahunda yo kugura inzu Kibagabaga? Ese waba umaze iminsi ukorera amafaranga wibaza ukuntu wazayashora mu mitungo itimukanwa cyangwa se muri real estate mu Rwanda? Mu by'ukuri niba ari uko nguko bimeze, tuguhaye ikaze kuri uyu munsi tuguhaye ikaze rwose. Ntuze gucikwa, ntuze kugira ikibazo. Twebwe nka Kigali House turahabaye, tugiye kubereka uko real estate mu Rwanda bimeze. Uyu munsi twafashe twagiye Kibagabaga, tugiye kubereka inzu nziza cyane irimo kugurishwa. Ni inzu iri ku giciro kiri very affordable, ntimugire ikibazo, irahendutse cyane kandi ni inzu nziza ikomeye. Twabatoranyirijemo inzu nziza cyane iri presentable kandi ikomeye, yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Ahangaha twahereye ni kuri korotire cyangwa se kuri gate yayo. Urabona yuko ifite amarembo meza cyane ameze neza. Twebwe nka Kigali House turahabaye kugira ngo tuze kubatembereza kuri iyi nzu uyu munsi twabahitiyemo. Ugiye kubibatembereza, amazina yanjye nitwa Risa, murabimenyereye ko tumaze igihe tubana. Uyu munsi rero inzu nabazaniye ni iyi ngiyi, ngira ngo murimo murayibona. Ni inzu nziza ifite ibyumba 5, dushe na toilette 6, ikagira na rooftop nziza cyane. Akaba ari inzu iri very clean kandi ni brand new. Nimvuga brand new ni ya nzu nshyashya itarabamo undi muntu uwo ari we wese. Ni inzu nziza cyane imeze neza, ifite design nziza, iri muri quartier nziza, yubatse n'itafari rihe kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu iteye amarange y'umweru. Mbese abantu bakunda ibintu bya white, uyu munsi ndabararitse ntimuze gucikwa n'iyi nzu. Niba rero urimo kutureba ari ubwa mbere ugeze hano kuri no YouTube channel yacu, ugerageze ukore subscribe kugira ngo ukomeze ubone n'ibindi bintu tugenda tukuzanira umunsi ku munsi. Twebwe twarabyiyemeje nka Kigali House kutazagira icyo tuburana. Ahangaha aho duhegeze ni muri parikingi, aho dusanga byibura parikingi yakakira imodoka 4 cyangwa 5 bitewe nuko zingana. Urabona ko ari parikingi nini yisanzuye kandi ihagije. Ariko ndagira ngo ujye uhindukira ubanyerekere iyo design nyine y'iyi nzu, barebe ukuntu imeze. Urabona ko ari inzu nziza. Mbese ni ya nzu yugura ukavuga ati ahangaha nguriye rimwe kabisa, nguriye rimwe kubera ko iyi nzu ni nziza pe. Ni inzu nziza, muraza kubona design zayo nitugeramo imbere, ariko ni inzu nziza pe. Nimvuga ngo ni inzu nziza, namwe muze reba ino video muyirangize, murahita mubona bwa bwiza bw'iyi nzu yacu turimo kuvuga. Ngira ngo parikingi mwayibonye. Reka rero tuzenguruka hano tubereka izi ndabo nziza cyane zigiye ziteye hano. Ni indabo zubona rwose zitanga ubwiza ntagereranywa, zigenda zizenguruka kuri hano iruhande rwa parikingi, ukabona ko ari ibintu bitanga ubwiza ntagereranywa. Iyi nzu yacu kandi ifite n'amanexi yo mu gikari. Iyo tuvuze amanexi habayemo inzu y'umukozi, dushe na toilette bye n'igikoni cyo hanze, yewe kuba mama bakunda guteka ibintu bikomeye. Iyi nzu yacu rero tugiye kuyibatemberezamo yose. Iyi ni video irambuye, reka dukomezanye tubatembereze kuri iyi nzu yacu neza. Tayari ubwo ngewe nkigera aha mpageze ku rubaraza rwiza cyane cyangwa se kuri entrée y'inzu yacu. Urabona ko ni entrée nziza nini yisanzuye, iriho inzugi nziza cyane, ngira ngo murazibona ziraslidinga mu buryo bworoshye cyane, bworoshye rwose ku buryo n'umwana yarukingura. Hano dufiteho urugi rutanga umucyo even if umuriro utaba uhari. Urabona yuko rwose nta kibazo, urumuri ruri naturel rwo wakomeza uko rwa accessinga rwageramo neza cyane. Parikingi yo twavugaga ni iyi ngiyi, ngira ngo ni hano niho uyibona neza, ariko ntabwo nshaka gutinda cyane. Ndagira ngo mpite nkomerezaho ninjira hano mbaha ikaze muri salo. Wow, ngaho reba noneho ino salo. Iyi salo ndimo kubabwira, reba ukuntu imeze. Ni salo nziza cyane, ni salo iryoshye,
ni saro iryoheye ijisho, ni saro umushyitsi yakifuza kugusura akagaruka, ni saro rwose ya yindi y'umuntu aba avuga ati nubwo amafaranga yamvunye ariko basi nakozemo igikorwa gifatika kandi kigaragara. Ino saro yacu rero urabona yuko igiye iriho utuntu turyoheye ijisho. Hano hari esikariye nziza cyane zitagira uko zisangira ngo murazibona, ni nazo zituzamukana tugiye hejuru mu nzu yo hejuru, kubera ko urumva n'ifuro zigera muri 3. Hanyuma hano ambabarira aze kunkundira yegere hano abereke design irimo hano guys. Abanyarwanda basigaye bazi kwiyubaka, abenjeniyeri bo mu Rwanda basigaye barenze, si ibintu nakomeza mvuge ngo nsubiremo, ariko rwose abanyarwanda basigaye ari abahanga. Ndebera iyo esikariye, ndebera ukuntu bimeze, ndebera uwo muteguro. Iyi ni esikariye, hanyuma hariya harimo design nziza cyane y'indabyo nziza rwose, ubona yuko zitanga ubwiza ntagera. Iyi nzu yacu rero wakwibaza ngo irimo iragurishwa ku giciro cyangahe ko mbona ari nziza cyane nubwo ntarakujyana mu byumba. Iyi nzu irimo iragurishwa kuri $450,000 zirimo n'ibiganiro. Ni inzu nziza ifite ibyumba 5 nk'uko natangiye mbibabwira, toilette 6, rooftop, igikoni cyiza cyane. Ngira ngo saro maze kwibatemberezamo, ariko ndahita nkomerezaho noneho hano mbereke ino design ya hano ituganisha cyangwa se duha ikaze kuri saramanje. Ni design nziza cyane, ni design imeze neza cyane. Hano tuhafite saramanje nini cyane, noneho ajya mbabarira bereke n'amakaro arimo. Ntago ari ukuvuga ngo turabereka plafo gusa, ndebera no makaro ari hano. Urabona ko ari amakaro meza cyane ameze neza, kandi noneho plafo itara ririmo ryo nakasamutwe rwose. Niba ufite amafaranga yawe, ufite amafaranga agera muri $450,000 ukeneye kugura inzu nziza cyane muri Kibagabaga, banguka bwangu. Iyi nzu udasanga bayiguze rwose byambabaza. Uramutse uje ufite ino bije ugasanga ino nzu barayiguze, byaba bibabaje cyane. Ngira ngo saramanje ni iyi ngiyi murimo murayibona, nta nubwo turi buze kwitindamo, turahita tuza hano dusanga design nziza cyane ijya ku gikoni. Ahangaha ushobora guteraho za ntebe nziza, aho ushobora gufatira breakfast. Ndebera rino tara, babarira uzuminga akantu kandi ubanyerekere barebe rino tara ryiza cyane. Ni itara ridasanzwe, nge nibwo nkiribona, ariko urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Iri tara riduha ikaze mu gikoni cyacu. Wow, ndebera igikoni ukuntu kimeze. Ni igikoni cyiza cyane cyubona yuko nyine gikwiriye kuba muri iyi villa. Ni igikoni gisa neza, ni igikoni kirimo design nziza. Ndebera ino design iri hano ukuntu imeze, urabona ko ari ibintu biryoshye kandi bimeze neza cyane. Turakomeza rero tubereka iki gikoni cyacu, ibyangombwa byose birimo. Hano harimo electric gas cooker, ubwo ni iyi ngiyi. Urabona yuko ni yindi y'amashanyarazi. Ni ibintu bimeze neza biteguye, we yanayishyizemo. Hanyuma hano tuhafitemo umwanya wa fridge munini cyane. Urabona ko ya fridge iriho imiryango 2 ishobora kuba yajyamo ahangaha. Hanyuma na hano dufiteho blender. Urabona ko ibintu byose babiteguye bimeze neza cyane. Iyi nzu yujuje ibisabwa. Ni igikoni cyiza cyane rwose giteye ubwuzu ku bamama bakunda guteka. Ahangaha noneho muhawe ikaze ntahanyu. Hanyuma hano tuhafite iriya kuka nayiberetse, kariya kantu gafata umwuka w'ibiryo mwabonye. Hano dufiteho lavabo nziza cyane. Urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi cyane. Reka tureke gutinda hano mu gikoni, tujye no mu gikari tubereka amanex. Tugeze mu gikari. Wow, ndebera igikari ukuntu kimeze. Ni igikari cyiza cyisanzuye kiriho amanex. Ubwo ni amanex nyine. Urabona yuko hano hari igikoni cyo hanze, cya kintu cyo batekamo ibiryo bikomeye. Hejuru hariyo akazu k'umukozi, ariko reka nce mu gikoni mbanze nyiberekeho gatoya. Ni igikoni cyiza kinini cyisanzuye. Hejuru hariyo annex y'umukozi, umukozi aryama hejuru muri etage. Hano hakaba hariho douche na toilette y'umukozi n'ikigega cy'amazi kinini. Ni inzu nziza rwose udakwiriye kuza gucikwa niba uri umuntu ushaka inzu nziza yo kugura. Wow, banyerekere akantu kandi uzahagarare no muri no nguni hano ubereke neza inzu, ubereka amabariko y'inzu ukuntu ameze, amabariko y'ibyumba. Urabona ko ari inzu nziza. Reka rero mpite ntangira mbinjize muri bya byumba nababwiye, ngende mbereke akantu ku kandi kugira ngo muraza kubibona neza. Ariko ndumva hose mwahabonye. Hano niho banika imyenda, igisigaye no gushyiraho za nsinga gusa. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Twakomeje, reka duhere mu cyumba cyo hasi.
aricyo iki ngiki. Hasi hari icyumba kimwe nabibabwiye, hariho n'akaravabo keza cyane. Wow, urabona ko ari ibintu biryoshye biryoheye ijisho. Ni ibyumba byiza kandi biteguye bigiye birimo amagariderobe, ni ibintu bisa neza cyane. Iyi nzu niba ufite miliyoni 450 bagukorera mitasiyo anytime. Byaterwa nawe, waza ugasura ino nzu kuri Kigali House, cyangwa se ukaza tukakujyana no kuri tele ukirebera ino nzu nziza, hanyuma waba washimye, ibyangombwa birahari, imitasiyo irangira. Icyumba cya mbere cyo hasi mumaze kukibona na dushe na tuwarete yacyo niyo yiyo ngiyo. Reka tuzamukane muri esikariye zacu nziza cyane zisa neza. Esikariye nziza cyane ziriho icyuma cyiza kiziporoteja, ubona ko umuntu azamuka afite sekirite kandi ihagije. Ariko tukigera hano ndebera ubwiza bw'iyi miryango yose ikinguye, urebe ukuntu ari imiryango myiza, mbese ni ibintu byiza cyane. Reka mpite nkomereza muri iki cyumba, ntahagaze mpite mbereka iki cyumba cya hano. Ndahera kuri dushe na tuwarete yacyo. Ni bathroom nziza cyane igaragara neza, irimo amakaro meza, mbese amashawa sinakubwira. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Waratugannye kuri Kigali House, utuburana iki? Ukwiriye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko ibyo dufite ni byiza gusa, kugira ngo murabizi. Hano rero tuhafite cya cyumba cyo hejuru, ni iki ngiki duhereyemo. Parafo ni nziza sinababwira, urabona ko ari sawa cyane. Mwabonye ko ibyumba byose bigiye bifite amaterase, sindi bwirwe yose nyajya, ariko agiye ariho. Reka nkomeze mu kindi cyumba. Twakomeje mu kindi cyumba cyo hejuru. Wow, ariko iyi nzu nakunze ukuntu ikase. Waba ushaka kugura inzu yo gukora business, waba ushaka inzu yo guturamo, ikase neza pe. Amagariderobe yose namwe urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iki ni ikindi cyumba gifite nacyo na bathroom hariya nziza nayo rwose imeze neza cyane. Iyi nzu ndakwibutsa ko iri Kibagabaga, hano munsi y'urwibutso, ahantu heza cyane, ya karitsiye nziza irimo amazu meza cyane y'akataraboneka. Tubahaye ikaze rero muri chambre principale. Iyo mumaze kureba ibindi bice, musigaye mutegereje ahantu nyamukuru ariho muri chambre principale. Ni karibu. Wow, tukaba twanahinjiye kandi. Ndebera ino chambre principale urebe ukuntu ingana. Ni chambre principale nini cyane, ifite urubaraza runini cyane, kandi iki ni icyumba gusa. Iki ni icyumba gusa kuko ifite na dressing room cyangwa se vestiaire cyangwa se urwambariro. Ndebera itara. Urambwira iki koko? Iyi nzu niba ufite iyo bije, kicyo ubura ari ukubona gusa ino video ubundi ugahita wishyura. Ndebera kino cyumba, urebe hejuru kuri plafond mu mweru. Nakunze ukuntu yateye amarangi meza cyane y'umweru. Ariko iyi balcony ya chambre principale yo munyemerere nze kwibajyanaho, n'izindi nagomba kuzibajyana, ariko nanze kubarambira kugira ngo mutarambirwa. Ariko hano tuhafite balcony nziza pe. Ndebera ukuntu ingana, utiriwe ujya no kuri rooftop. Aha ni ahantu ho watera intebe ukaba urelagisa, ukaba uryoshya, ufite view y'akataraboneka, ufite view y'akasamutwe. Ndebera ukuntu bimeze. Iyi nzu ni nziza pe, mu buryo bwose ni nziza. Reka dukomeze mbereke muri vestiaire na bathroom yayo. Twakomeje muri bathroom ya chambre principale. Ni ukuvuga ngo aha hose ni muri chambre principale. Igifitemo ibice nyine, ifitemo igice cya bathroom, ikagiramo igice cya dressing. Icyumba cyo mumaze kukibona. Bathroom nayo murimo murayibona, ni nziza cyane kandi ni nini. Nakunze ukuntu ingana, irebere nawe. Iyi ni bathroom yose ya chambre principale. Ndebera ukuntu imeze, amakaro meza, amashawa meza rwose adasanzwe. Mbese reka nkubwira, bafite nk'ibajya ibihiye, niko umunyarwanda yavuze. Twakomeje rero muri vestiaire, ariko nakunze ukuntu binisanzuye. Wow, urabona yuko ni binini cyane. Uru ni urwambariro, aho wakambarira wowe umaze kwiyogera, ukaza hano ukareba neza, ugashyiramo suit yawe, ubundi ukajya mu kazi umeze neza cyane. Urabona ko iyi nzu rero ari nziza pe. Ubwo tumaze kureba ibyumba 4, tugiye kureba icyumba cya 5 kiri hejuru na rooftop. Ubundi inzu yacu tube turayisoje. Tukaba twageze hejuru rero, aho dusanga ino side ya hano turasanga igikoni cyo hejuru. Hanyuma hano hakaba cya cyumba cyo hejuru nacyo aricyo
cyanyuma reka mpere muri no bathroom ishobora kuba shared n'abantu bari kuri rooftop. Urabona yuko nayo ni bathroom imwe irimo amakaro meza rwose, ni ibintu byubona bishamaje. Abantu basigaye bafite utuntu twiza, mbese sinzi wapfuye yarihuse wa mugani. Hano hari icyumba nacyo cyiza kinini, urabona ko ari cyo cyumba cya gatanu. Ni icyumba kinini cyisanzuye, kimeze neza cyane, giteguye neza cyane, gifiteho na balcony. Sindi bwirirwe njyama balcony mwayabonye, ariko gifite balcony nziza kandi nini yisanzuye ihagije. Reka mbereke rero n'igikoni, ndahita nkomerezaho mpite mbereka n'igikoni cyayo cyo hejuru, aricyo gikoni cyo kuri rooftop. Aha niho umuntu ategurira ibintu byo kuba umuntu yakoresha atiriwe hano kuri rooftop, atiriwe amanuka mu gikoni cyo hasi. Urabona ko nacyo ari kinini kandi cyisanzuye, kirimo n'utubati twiza. Urabona ko ni igikoni cyiza cyane. Wow, ngaho ndebera noneho iyi rooftop. Iyi rooftop yo noneho ni ikibuga neza neza, kandi noneho ino rooftop irasakaye. Nta kuvuga ngo mu bihe by'imvura, mu bihe by'izuba, wapi. Ni ukuza hano ugatera intebe zawe ubundi ukarya show, ba bantu bakunda amashow. Aha ngaha rwose nakubwira iki, iyi niyo bita, iri niryo bita itandukaniro. Ibi nibyo bita itandukaniro ndakurahiye. Aha ngaha kuri no rooftop niho uba ufite noneho view, ukareba no muri neighborhood. Mbese urabona ko na neighborhood noneho ni perfect. Ndebera nawe view y'uba ufite hirya no hino, quartier nziza cyane. Anyway, iyi nzu yacu ni nziza pe, mu buryo bwose nayivuga. Bukira bukagoroba, bukira bugacya, niko bavuga, ariko iyi nzu ni nziza. Niba rero wabanye natwe ukaba wakunze ino nzu, tuvugishe kuri iyo nomero tugusurisha ino nzu, kandi ukore subscribe, share, like na comment kugira ngo tumenye ibyo tuzajya twongeramo umunsi ku munsi, kandi mukomeze kugubwa neza. Tubifurije amahoro y'Imana n'amafaranga.